Murakoze. Yego, muri iki gitondo twabonye inkuru y'akababaro kandi mbi ku muryango ndetse no kuri sosiyete nyarwanda ivuga ko uyu mugabo Aimable yitabye Imana Karasira mu gihe abantu bose bari bategereje ko agiye gusoza igihano cye agataha yari yahawe n'urukiko. Byagenze bite ubundi amakuru arambuye usibye izi nteruro nk'ebyiri zikubiye mu itangazo? Najya ngo nkosore yari yarangije igihano, ntabwo ari yagiye kukirangiza, yari yakirangije ndetse arimo mu mbuga y'igororero ategereje mu muryango we ngo baze bamutware. Nibwo yafashe imiti ye asanganywe akoresha, arayinywa, abantu bamureba ndetse bagerageza no kumufata barabimwambura, ariko bimwe yabimize. Ajyanwa mu bitaro by'igororero bagerageza kumuha ubutabazi bw'ibanze, byakunda ayoherezwa mu bitaro bya Nyarugenge, ari naho yaje kwitabira Imana. Byabaye igihe cy'ibi ngibi? Byabaye ejo nko mu masaa 9, ubwo yari amaze nyine nk'uko nababwiraga, yari amaze guhabwa impapuro yanasinye mu bitabo yuko afunguwe. Ariko urabizi mu igororero, hagati y'igororero naho abaturage bashobora kwinjira hari umwanya. Yari agitegereje rero ko abo muryango we baza bagahuba bakamutwara. Bari batarahagera? Rero niho habera isakwa ry'abarangije igihano, ni naho bategerereza ko ababo baza bakabajyana cyangwa se bakijyana. Aho niho yafatiye, yamaze no kwambara imyenda isanzwe y'abantu bafunguye, niho yafatiye ya miti ye asanga arayinywa, anywa mu ingano nini. Rero twagerageje kumuha ubutabazi bw'ibanze ku ivuriro ry'igororero, ntibyakunda, ajyanwa mu bitaro bya Nyarugenge, ari naho yaje gupfira hagati mu ijoro. Muri icyo gihe umuryango we waje kuhagera cyangwa umuryango wasanze mwagiye atarahagera? Ubwo ibyo uko bigenda, iyo umuntu amaze kwitaba Imana dutanga itangazo tukabahamagara. Icyo ntaramenya ni uko bahageze, ariko itangazo tuba twatanze nabo riba ribareba kandi turabahamagara. Icyo navugaga icyo gihe mwari kuri gereza? Bari bataraza. Yarinze agera ku bitaro ntawuje? Icyo gihe uko bigenda duhita tumushyira muri ambulance y'igororero, akajyanwa mu bitaro nk'umurwayi wese uko bigenda. Niyo abo mu muryango we baza, keretse baje bamukurikiye, ariko ubundi ni ubutabazi tuba twakoze. Afande Hilary, twagira ngo wenda udufashe, ese usibye kuba mwatunguwe nuko abatanga amakuru bavuga ko babonye nk'iyo miti, cyangwa se nk'uko abaganga bamwe bibanze babivuze, wenda igihe gikurikije ko hamenyekana niba hari n'ikindi, hari imyitwarire idasanzwe muri iyi minsi yagaragaje mbere y'uko ataha, kuko abantu barimo baribaza bati se yatinye ubuzima bwo kugaruka hanze, bwa burwayi bwe bwatumye agira kwiheba gukabije n'ibindi byinshi? Mbese nta kintu kidasanzwe Karasira cyamugaragaraga. Yari umugororwa nk'abandi, gusa uko umuzi ni uko ameze. Hari igihe wabonaga nyine atameze neza, cyangwa ubundi ukabona ameze neza, mbese uko wari umuzi niko yari akimeze. Rero ntabwo yari ameze nk'abandi bagororwa bose muri rusange. Reka tubashimire. Ni nayo mpamvu tuvuga ko byadutunguye, kandi biranababaje kubona umuntu wari urangije igihano, twaramugoroye bishoboka, tumuha ubuvuzi bijyanye n'uburwayi bwe yabahoranaga. Kuba rero yitabye Imana yarangije igihano, rwose ni ibintu bibabaje. Uravuze ngo mwaramugoroye, mu mvugo ze n'imikorere hari cyari cyarahindutse? Kuko mu byo yari akurikiranyweho kandi n'urukiko rwamuhamije byarimo imvugo zagaragaraga hirya no hino aho yavugaga. Muri gereza aho yari ubona byaragabanyutse, kuko ni igororero nyine, cyangwa igororero byari byaragabanutse, ndetse nta n'ubwo urwo rubuga yakoreragamo biriya yari kurubona hariya. Ariko mu by'ukuri niyo mpamvu tuvuga ko twabonaga ari umugororwa nk'abandi. Turagushimiye. Murakoze cyane. Nk'undi neza ntekereza ko ijwi ryanjye baryumvagamo. Jean Paul, ntekereza ko nshaka ko visage, ishusho kuva mu gitondo mva mu rugo tukagera Imageragere. Ubwira abantu harya ngo hamagara ngo uze ku kazi tujye mu nkuru, nakubwiye ngo iki? Wahamagaye byose bivuga uko nabivuze.
uko nabikubwiye byaba byiza rero bivuze. nakubwiye ngo iki byo nawe ngo usange ukazi wamenye aho tugiye ugeze he ishwe tugeze kuri office ahantu ukorera. nakubwiye ngo ntubibwire nde Singira umuntu umwe mbibwira. nashakaga iki Exclusive. none ntayo mbonye. So nashakaga top story ndi mu bambere sinabigeraho ariko mbuze ndanica umujyi nuko Karasira ntamubonye ariko nkamenya ibiri kuba mu gipangu nkamenya uko ari kwitwara. Yego. Ni Karasira batubwiye ko ari gutukana mu gipangu, ni Karasira batubwiye ko yasaze, ni Karasira batubwiye ko arimo kuvuga ngo barashaka kunyica. Ubwo twari hanze ni Karasira batubwiye ko yanyweye imiti myinshi ikaba imushyize muri crise ndetse ashyizwe mu bitaro. N'uwo Karasira ntabwo twaje kubanza kumenya ko ari imiti, twaje kumenya ko ari yateje akavuyo mu gipangu. Abandi ko basohotse batubwira bari kuva muri bati Karasira ibintu akoze. Yego, ko bamutwe bamutendetse. Ati hari n'uwambwiye ngo zo ukuntu umwami kera bamutwaraga ngo niko Karasira bamujyanye. Ariko kuri abatwaraga umwami byararangiye, narapfuye mpagaze, ubu ugiye mu mbare ngo napfuye, byararangiye. Urwego rwa RIB rwamvanye hano ku kazi baranangira inama n'abantu beza mu by'ukuri. RIB n'abantu beza mu ruhande twavuganye icyo gihe. Priorite hari imbere y'uko avuzwa, wenda ibindi gukurikiranwa bikazaza nyuma. Ku munsi ngize rero gutaha niho naringeze, habayeho impaka ntaza kugaruka mu kiganiro. Umunsi wose bamvanye hano ku kazi birangira bavuga bati reka tugiye hariya ku Kimihurura tujyayo. Ndahiriwe umunsi wose, ndumva saa sita baranangaburiye bantahana nimugoroba.